wenda nuko twahise twinjira mu kiganiro ni deep sibyo. Nta ngewe rwose je préfère cyangwa se nemera uri kumva ko Kiliziya Gatolika nta buryarya igira par rapport y'abandi cyane cyane aya madini yitwa ngo n'ay'aba protesta. bugira kubera ko ibereka ishusho y'umuntu wakinnye filime Yesu ikabubwira ngo ni Yesu, igafata ishusho y'umuntu wakinnye filime Yesu ari umugore wa Yosefu cyangwa se nyina wa Yesu ikababwira ko ari Bikira Mariya kandi bagomba kumusenga kandi yababonekeye, ariko ibaze guhimba ikintu ukavuga ngo ishusho ukayishyirayo ugahimba ikintu ukavuga ngo yarababonekeye ngo babwire ubutumwa, ugafata ishapure ukavuga ati nuyivuga ibibazo byawe bizakemuka kandi uzajya mu ijuru, ugafata ukavuga ati iri zina n'ibyo urivuga uvuga ati niyambaje umutagatifu runaka ibisaba bizaboneka, kandi umuntu wibabwiye Robert. Nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda n'umuntu wese wumva uru rurimi. Imana amahoro niguhe umugisha kandi ikomeze kurinde aho uherereye hose, abari mu Rwanda abari hanze yarwo mwese uburinzi bw'Imana y'amahoro bube ku buzima bwanyu. Je mu kiganiro ni ikiganiro cyitwa Gospel Talk, ntago ndi jyenyine, ngiye kugikorana na Janet ku murongo wa telefone nk'ibisanzwe. Turi kwinginga Imana ngo izaducira inzira duhure dukore amaso ku maso kandi Imana izabikora nibishima igihe cyabyo cyageze. Ariko uyu munsi tugiye kuganira, ndakurarikira rero kubana natwe muri iki kiganiro, uraza kungukiramo byinshi bigiye bitandukanye kandi ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe turabikeneye nabyo. Yes Janet nguhaye ikaze kuri Yada TV nk'ibisanzwe. Reka nguhe ikaze umanze usuhuza abantu badukurikiye hanyuma udushyire imbere y'Imana twinjiye mu kiganiro. Ni karibu. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, Imana bishimira. Yego, dushyire imbere y'Imana dusenge. Mana gato turagushimiye ko Imana nziza, turagushimiye mukunzi mwiza, tugushimiye ko duhaye agahe kuvuga ibyawe kuko hari igihe kizagera nabyo ntibibe bigikunda. Tugushimiye kandi ko watuzigamye ukaduhisha tukaba tukiri mu murima wawe uriho uruzitiro. Hari abantu benshi bakuyeho uruzitiro Mana unabatwikurura, bene abo ibyonnyi, ibisiga, imbwa n'ibindi bwoko bwose bw'ibisimba bwarabinjiranye bajyamo burangije burabangiza. Tugushimiye rero ko tukiri abantu kandi twiyumva ko dufite uruzitiro ari we Kristo turukurimo, uraduhishe, uraturinze, nta kintu na kimwe cyabasha kutuvuna mu biganza byawe, ikibazo n'ikibi cyawe. Mana ngushima iki kiganiro tugiye gukora ubwacu n'abacu, twizera yuko bakabaye mu itorero rya Kristo, ariko abantu batinze mu idini kandi n'ibintu bibiri bibusanye, n'ibintu bidafite ahantu bijya. Nyamara hari abandi bumva kurekura ibyo bahaboneye byiza, barabashingiye, barabishyuriye, bagize bate, ibyo nabyo biracyabagoye, biracyabafunza amaso. Ntabwo nzi ikiganiro kizagira, ntabwo nzi n'abazakireba, ariko umwuka w'Imana giherekeze. Imana kigenda kigera ahantu henshi, uwo wumva ko reka twese uri kuvugana nawe, ukibona agakina akavugana nawe. Mana ndakwinginze kugira ngo abashe kugira icyo akuramo, yumve ko ari ijwi ry'Imana riciye muri twe kugira ngo ibashe kumugeraho. Nawe afite uburyo yabivugaho n'uburyo yabyumva, ariko nzi ko nawe wavuze ngo intama zanjye ziranze kandi nanjye ndazizi, n'intama zanjye zizi ijwi ry'umwungeri. Tuzi neza ko abana bawe, ubwoko bwawe, niwumva iki kiganiro baraza kumva ko uvuganye nabo kandi ntabwo bishidikanyaho, nubwo bagira ibyo twongereraho ariko barumva ijwi ry'umwungeri. Kandi ni ibintu tumaze igihe turi gukora, turi gusengera. Umuririmbyi we yaravuze ngo tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka. Tuzi neza ko tubiba ariko ijambo ryawe rigaherekeza ibyo twabibye. Tuzi ko dukora ariko ukuboko guherekeza ibyo twakoze. Ndakwinginze abarimbuka kandi bakanimbukira mu byo bita ko ariho bakirira. Mana data twese mwiza ubabohowe ubakize iyo ngoyi, nuko tuze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Dufite topic ivuga ngo ni irihe tandukaniro riri hagati y'icyitwa idini ndetse n'itorero rya Kristo. Ese igihe kirageze cyangwa se birakwiye ko umuntu ashobora kubifata byombi akagerana nabyo bikazamugeza mu ijuru, kandi abitegereza neza inzira zabyo ubona ko iteka ryose zibyara amahari? Ikibazo gikomeye twese tugiye kuganira kandi
uvuga ngo uri umwadeperi sibyo ra nimwo nakuriye nimwo nasengeraga ukavuga ati ndiwe ati niyo nyemeza icyemezo njyayo bakakimenya we hano haruguru ari pasiteri wanjye bamwita kamarade rwose iyo ngiye nko kubwiriza ahantu ndamureba nkavuga ati mushumba wanjye wamaye icyemezo aha nanjye ndavuga ngo ndi umwangirikani yego urumva siguze niturindarya kandi twese tugiye gukora icyo kiganiro cyagakozwe n'abantu badafite amadini ubwo niturindarya uyu bwo kubera ariko bene ndatazagira ngo mbabwire naho nabimererega mbagira ngo kuko ngiye kuba ndi umwarimu kandi nkaba n'abanyeshuri kandi nigisha abanyeshuri bakuze muri segonderi nigisha kuva mu kane kujya mu gatandatu niba abana baba bamaze gukura bumva banarishe banakubaza pana kuvuga ngo uragenda uvuge rero nuko manzi abo tubwira ko n'abari abantu bakuru bavuga ati ubwo bari abantu nsindyadera kuki bari kudukura ahantu bavuye nako ahantu bakiri yego batari ikibazo ariko nanone tuba dukwiye kuganira sibyo hari mwene data nabonye wakoze ikiganiro aravuga ati aba bantu ko batsindiye isoko ryo kutubatiza bagatsinda isoko ryo kudusezeranya sibyo cya kiganiro twigize gukora se twigize kugikora cyo kuvuga ati abantu bashya ko bavuye mu idini nyamara wajya kure ugasanga azavuga ko yarivuyemo kuko yahabatirijwe akahashyingirirwa ariko umwana we nakura cyangwa ati genda bakubatize ariko wongere ugire gute ugaruke ntacyo twigize kubivuga mu kiganiro na mbere ntabwo ndakireba nabonye iteka ariko ndiko twigize kubivugaho ati nukora uwo kure nzakugena pasiteri akubatiza ariko ugaruke uvemo ubwo ni uburyarya yego natwe nanjye ndaje bisobanura impamvu nkirimo ntabwo ndimo kuko mpakunze sinahari kubera ko ntazi ibibi byabo ahubwo singiye kukubwira wari kuzabikora iyo ntaza kujyayo ngo njye gutatayo amakuru njye kugereranya wari kuzabwirwa n'ikibyo ngiye kukubwira buriya Yosuwa na Kalebu iyo bataza kugera mu gihugu bagiyemo cy'Ikanani bakazana inkuru z'incamugongo hari ikiganiro nakoze cyitwa ngo intasi mbi zitugiye tutagira iyo tugomba kujya ubundi iyo tutaza kugira intasi twari kubwirwa n'ikibyo tugiye kuvuga si nk'ibyo byose se ari igisirikare urabona kitagira ubutasi ntikibaho nta kingdom n'imwe itagira ubutasi ahubwo izikomeye mu isi ni izifite ubutasi bukomeye ahubwo hubeshejwe mu idini ngewe nyine ndavuga uwo tugiye kuganira igiye kuba iki kiganiro wowe ukoramo iki wowe udukurikiye ngewe nkora umurimo wa byose nkaza nkabibabwira ngo mbure ubwoko bw'Imana kandi ngewe ntabwo Imana ntabwo igisirikare gishobora kukwizira ngo kigere mu gihugu ujye kukiba mu mutasi roba kibona uri umuntu uzakubitwa inkoni ngo uvuge amabanga y'igihugu cyagutumye ntabwo bishoboka ntibibaho buriya abantu bakora muri session y'ubutasi n'abantu bafite amatraining ahagije hari ibintu bitaza ngo biduhungabanye ngo bidukuremo ibyo twamenye by'igisirikare cyadutumye ahubwo wewe uri kundi uri kunyo ufite training zingana gute hato ibintu bitazaho ukabikurikira utagenda ugafatirwa mu matekwa mu gihugu cy'abandi roba karame abantu bo mu idini barabeshya ngo turi kwivugira igipantekote kuko urukiri muri Gatolika we yego n'ubundi nubwo n'ibindi byabaye bibi ariko byibura muri Gatolika witegereje ugasanga ari amashusho mwunamye imbere mugasenga ngo ni Yesu na Bikira Mariya waba ufite ikibazo waba wirenganya iseko ry'umwami rwacu bya kabiri uvuga ngo ntimukagire izindi mana kandi ntimukagire igishushanyo musenge cyo mu ijuru cyangwa cy'ahandi hose icyo cyo ni ikintu wakakwiye kuba ubona niba ufite amaso ugahita uvuga ati ahantu undi rwose arega Janet tube clear sibyo wena nuko twahise twinjira mu kiganiro ni deep sibyo nta ngewe rwose je préfère cyangwa se nemera uri kumva ko Kiliziya Gatolika nta buryarya igira par rapport y'abandi cyane cyane amadini yitwa ngo n'ay'aba protesta bugira kubera ko ibereka ishusho y'umuntu wakinnye filime Yesu ikabubwira ngo ni Yesu igafata ishusho y'umuntu wakinnye filime Yesu ari umugore wa Yosefu cyangwa se nyina wa Yesu ikababwira ko ari Bikira Mariya kandi bagomba kumusenga kandi yababonekeye ariko ibaze guhimba ikintu ukavuga ngo ishusho ukayishyirayo ugahimba ikintu ukavuga ngo yarababonekeye ngo babwire ubutumwa ugafata ishapure ukavuga ati nuyivuga ibibazo byawe bizakemuka kandi uzajya mu ijuru ugafata ukavuga ati iri zina n'ibyo urivuga uvuga ati niyambajije umutagatifu runaka ibisaba bizaboneka kandi umuntu wibabwiye Robert akaba ari umuntu wize igipadiri zimwe akaba akiga nyinshi igera muri 10 na nasi ubwo ukumva umuntu ajya kwiga ibyo bintu akavamo atabimenya
utamenye weho uri umuntu utarize cyangwa utaragiye muri iyo domaine ubwo umuntu yavuga ibyo bintu kuko kumva ibintu ko kubwira ari ikinyoma yarangiza akanakubwira tukwebwe kubera Imana dukorera twarikonye ku bwacu kubw'umubiri ubu kundi wa padiri sinya nsambana nta niraringira nta n'umugore nzazana kubera iki kubera agaciro k'intama zanjye na by'abana benshi mu mwuka aribo mwebwe mfite ishyaka n'umutima byo gukorera Imana ku buryo numva kubyara naba ngabanirije limite y'icyo nagakoze kubera urukundo rw'Imana ntabwo nzasama rwose yewe sinzashaka n'umugore kandi ukabibabwira hari n'abagore ufite aho mu gikari rimwe na rimwe n'abana babyaye n'urugero rwo kose batabikora ariko ati narikonye kubwa ndi ubutumwa bwiza ibaza umuntu wafashe ukareba umusore mwiza ukareba umugabo mwiza umukobwa mwiza wayo mubikira ati Imana dukorera yarangiza ubwo umuntu akubwiye nibaho no gusambana byanakunaniye ukabona umuntu wigomwe gushaka imyaka 40 yakubwira ko irashari Yesu ukabyanga ahantu nari mvugiye ko bo ari tuntu berura ukabona ko wenda aho uburyarya ari bukeya ari ukuntu badekarara marituwere yabo n'imisengere yabo ugahita nyine ubona ko nyine harimo akantu nawe ukurikije umuntu wasomye Bibiliya none ubundi abandi bose berura niba ari buji uri kuvuga hari ahantu muri ibi bitara ahantu wari wajya gusengera cyangwa bakacanya amatara ku manywa cyangwa batacanya amabuji kandi hagaragara barashyizemo n'ibirahure binini cyane bigaragara ku buryo umuntu abona hari ahantu wari wajya muri iyi minsi ugasanga nta buji zihari uyu munsi aho habereye transition ho naho yabaye ibindi nsigaye mbona uzarebe mu gisenge cyabo amatara barimo hose niba batakibona niba bose barwaye amaso byarancana none se bakoye imisoro ba Kristo bagashyiraho ibihunya n'ibindi bintu byose byabo yego insengero zikigira imisaraba imbere mu rusengero n'izingahe cyangwa inyuma ko cyane kubona umusaraba ukavuga atari no ku rusengero inzu zibazikuyeho byose babikuyeho umusaraba no ugaragaza ukwizera kwacu none se amapante ko tujye kuvuga ngo barwanye bareganye ibiki bagiranye gute none se ubwo wabihishije wapi nabo bafite ibyo bakora n'abandi bafite ibyo bakora ariko reka nkubwire kandi ibyo bakora rwose barabyemerewe ubu rwose batubabarire n'abatwumvise tuvuga ngo rwose ngo adeperi ngo bangilikani twabazwa n'ibikorerwamo ibyo bintu barabyemerewe ahubwo niba ubona ibintu bikorwamo bikubangamiye tugiye kubireba ni ikimenyetso cy'uko uri ahantu utakagombye kuba uri donc wowe abandi bo ari abantu dukwiye wa mwana kubaho turi clear sibyo wa muntu we niba ahantu uri kuba ibyo bintu ubona bikubangamiye sibyo ntago bagusabye ngo uhindure ibintu byaho nta nubwo wabishobora ahubwo hunga udapfa hari abemeye gupfa hari abemeye gupfa ariko wowe niba wumva bibangamiye umutima wawe hunga udapfa ubundi nicyo kimenyetso tugiye kureba hari ukuntu bajya bavuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga ese uri muri iryo banga turashaka kureba hari abantu bari mu itorero bari mu idini ntabwo ndi gusa itorero hari abantu bari mu idini ariko bari mu itorero ari nabona ko bari mu itorero batigeze bamaze kuva mu idini cyangwa se batigeze banarigeramo tugiye kureba weho kuko ni ikiganza ugiye gukora ukaza gushyiraho konkirizo mu mutima wawe ntubyandike muri komanteri kugira ngo atagira ukubona kandi akuzi akagira ibindi atekereza wowe ntugire ikindi kintu utakiyemera iyi ngiyi be nka kwa kundi ko ijambo ry'Imana ubundi ngo ni inkota ikavumbura ijambo ry'Imana ni nk'indorerwamo umuntu yireberamo akareba akavuga ati ndi kubona ndaha cyangwa ntaraha wewe iki kiganiro nikirangira ufite n'ibindi watwongereraho utubwire none se ko kurebye uruho mu itorero rya Kristo kuko nta banga ahubwo ikigaragaza niyo mpamvu bamwe nyine ibintu biri kunukirana cyangwa se ibintu imyizere ikarwanana kuri ubu reka nkufashe sibyo kuri ubu inzira zabyaye amahari sibyo noneho abo mu itorero rya Kristo bari kunukira abo mu idini ntago rwose cya gihe cyo gutwikira cyo kwihishahisha ku buryo umuntu yaba umunyedini agashaka no kuba uw'itorero rya Kristo guhera 2020 bisa nkaho byarangiye urakoze cyane tugiye kureba rero reka turebe ku itorero ry'Imana hari abajya mu kiganiro gatoya bagahita bakeka basi babe bumvishije yego ijambo ry'Imana riri mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 14 tuze kuza kwifashisha turisome ariko nindangiza njya kwinjira mu idini ndazana ryo kuvuga uburyo
b'Imana itorero ry'Imana ryagiye mu idini ndaza kwereka ikigereranyo cyo muri Bibiliya n'uburyo bamwe bari gusohokamo bamwe banapfiriyeyo ubona ko abajya idini batabica abandi bacu barabafungishije bajyanye n'ahandi turaza kubibona muhagarare mukenyeye ubwo ndi gusaba mu Efeso 6:6 muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri yego kuba umuntu wese wo mu itorero ry'Imana avuga ukuri kandi ukuri Yesu Kristo ngo ni nzira ukuri n'ubugingo no kuvuga ngo avuga Kristo avuga ibintu by'ukuri bidaciye ku murongo ntacyo atinya icyo ni ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu uri mu itorero rya Kristo cyangwa se mu itorero ry'Imana arabikenyeye reka nkubwire uzi ko kuri ubundi abantu bakenyera Robert bakenyera kunda kunda niho bambara sentire cyangwa se bagashyiramo umwe bakazirika ikintu bagiye kwambara ni ukuvuga ngo inda yabo ntabwo ibacumuza kugira ngo abantu bagore kukuri wabonye ukuntu abantu b'Imana bari kugoreka ijambo ry'Imana muri kino sagiri kuba ya DPR kubera inda kubera abapasiteri bari bubirukane kubera abantu bafite inshuti z'abagore abapasiteri bari batangira kuba gatuti kubera inda ngira ngo niyo Imana avuze ngo ukuri ni kujya kuryenyera urwinda kuko inda ituma abantu benshi bavuga ikinyoma bakacyita ukuri hari umugabo wigeze kuvuga ngo impamvu Imana yayishyize munsi y'umutima ngo yagira ngo nigizamura kamere yayo ngo umutima nibura ubashe kuyikaruma ariko hari abo zazamutse zirenga umutima cyatanagera nabigendana ubu nk'uko kuri ubwo nubwo namwe itorero ry'Imana uribamo avuga ukuri akagendera mu kuri kandi uko kuri ni Yesu Kristo uba mu idini we agira ikinyoma kandi ikinyoma ise w'ikinyoma ninde ni Satani reka nkubaze nabo ikiganiro cyo bundi kwa Joel n'umuntu ngo ushinzwe n'abivuga butumwa muri ADP bamwita Pastor Claude niko yitwa undi ukunda kwambara ikote rya rose ndamuzi yitwa Pastor Claude uriya mu pasiteri na nuzana ngo na Robert na Joel baravuga ngo umugore agomba kuba ngo umushumba ngo kubera ko ngo umwenda warahera watawutemo ngo kabiri ngo kugira ngo batagiye gute igerereyo ibyo ndabyemera rwose no kuri ijambo ry'Imana ngo bityo rero nk'uko n'abandi banaturemere kugira ngo ku gicaniro ngo baba batambye n'umugore akaba ari umutambyi n'ubundi mubwera icyamubuza gutambira abandi ni iki nikoze noneho ko mubyemera ko buri wese yigererayo ku kiweho witwa pasiteri ubundi ko twigerayo muradutambira ibikiroba baradutambira ko mushaka kudutangira wa mwana wa Yesu ko hari ahandi yavuze ngo muhagarara mu marembo mubuza binjira namwe mutinjira mudutangiye mute kandi twigererayo ubundi ari amagambo yavuze yagahisa mwirukana burundu none ko twigererayo baratubwira bate ngo ni abatambyi bacu barita gute abatambyi bacu ko twigererayo baradusaba amaturo y'iki ko twe turi abatambyi ahubwo nabo bajye baduha ko twe turi abatambyi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abami n'abatambyi mu bwami bwa Kristo amen none mwebwe mubaye abatambyi gute twe nitura ubwo Bibiliya nimuyivuguruje nimuyihakanye niba buri wese yigererayo mwebwe mu mariki ndio bahaye ubwo butambyi kandi ubutambyi bwararangiye Yesu amaze gupfa umwenda waraherwa gasabukamo kabiri ndumva afashijwe wera akacyumva uriya mugabo akacyumva none ko muri indyarya kuki bushaka abandi bagore cyangwa abandi n'abagabo baba batambye ngo bajye kutuhagarira kandi twese turi kwigirirayo kandi Yohana yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo umuntu uzahakana ko umwami Yesu atazutse uwo azaba ari antikristo niba utahamya mu maso y'abantu ko umwami Yesu yabaye igitambo kimwe kizimwa sibyo gishimwa uri kumva donc umwenda wari ukingije aheruka gatabukamo kabiri Janet na Robert bakigererayo ukaba uyu munsi ushaka kuza kubwira abantu atari ko nyamara turacyabagererayo already uri guhakanya ko umwami Yesu yazutse ubwo rero no kuvuga ngo tuvugishe ukuri nta rwose abagore nibo batambye uko bashaka nako nibo babahibuze uko bashaka kubagira ariko rero nkuko tubyemeye abanabyivugiye urose igihe yawo ni bakureho amaturo kuko ubundi amaturo yajyaga mu nzu y'Imana kugira ngo ahabwe iki abatambyi babashe kubaho kugira ngo azahabwe iki abakire n'abandi bantu ayo maturo rero kuko niyo nahereza umwami nihereza umutambyi naveho rwose bazatu muri conclusion bagomba kubishyiraho bakavuga ati twebwe DPR tuzatunga abapasiteri bacu tuzikora imirimo yacu nta maturo yanyu dukeneye ko turetse n'umutambyi ko se Jade ubwo ngubwo wenda duspose ko ingwa y'abandi tuyikuyeho umuntu uko n'imbere urawukuramo gute urumva birakunda none oya tuvugisha wenda tuvuge ko ingwa uri kuyikuraho ubwo uwo muntu ukurashaka kuwukuraho ngo bigende gute none
bigende uya bihorere rumva nakubwiye ngo two turabatambye kandi twese tugirayo ntabwo bivuze ko ari umutambyi mukuru ni Kristo buriya rega ikibazo cyabaye utagira ngo hari n'indi mpamvu abantu bari gusakuza n'amaturo yacu nibakureho gutura urebe ko hari ikibazo nta n'uwabasakuriza hari uwavuga hari uwabasakuriza ubuze sura mu gitondo habyutse itangazo akavuga ngo sibyo amaturo tuyakuyeho abantu bajye baza baramya Imana bayihimbaze batahe hakaba hari induru na leta ikaba yahagarukamo hakaba hari n'uwagomba kwirwa rwana uri kumva hari igihe dushobora kubivuga bakavuga ati nta teoloji mwize nta bupasiteri mwize uriya babivuze avuze ko ahagarariye ivugabutumwa muri ADEPR ni umuntu wize w'umupasiteri ahubwo ko baduteza ribu twe turabateza ribu uzi ko babaye ibisambo babaye abajura bacukana ko batubwiye ko batambye bose buri wese ari umutambyi buri wese yigereraho kuki bashaka abandi batambyi bagenzi babo ngo babature kuki bo batadutura kuki nta mupasiteri undi mutambyi mugenzi w'umukristo noneho ribu nayo izakora ubushakashatsi dore Bibiliya biranditse bavuze n'umurongo nayo nijye kuburana amafaranga buri wese amafaranga yatuye bajye bayamusubiza bafate bya bipapuro batwandikiyeho by'amaturo twatuye badusubiza yacu kabisa sibyo kuko ubundi hari itegeko rivuga ngo ni ukwihesha ibintu by'undi muntu witwaje Bibiliya icyo cyaha nikijye mu mategeko leta ibikurikirane ibabwira aho bakuye ubushobozi bwo kujya kutubwira ngo tubature turabatura iki ni abana ni abatambyi bacu kandi umutambyi wacu nuko ari Yesu Kristo kandi twigererayo wenda baramutse bavuze ati abazajya badutambira turabitambira abanyabyaha batarakizwa bataragerayo umaze kugeramo ariko nabwo si umutambira ni Kristo mumwereka yego badusubiza yacu kuko niba koko ari ukuri tugiye kugenderamo ari ijambo ry'Imana maze bakagira uburyarya reka mubwire ruba uriya mugabo wazanye icyitwa Protestant Martin Luther King yaravuze ngo sola scriptura niba babivuze n'abari muri Pedro Eglise ariko hari abantu batagije idini bavuze bati tugiye kugendera kuri sola scriptura cyangwa se ibyanditswe gusa ibyo tugenderaho ariko Martin Luther barangiza mu byanditswe ibyo byose birimo mu byanditswe bivuga ko twese turabatambye mu bwami mu byanditswe bivuga ko twese umwe ndore wacibitemo kabiri wese yigereraho mu byanditswe bivuga ko umuntu